Bakunzi ba MK Hero Show, uyu munsi reka mbereke ukuntu wakwikorera amaji ukoresheje CapCut. Uraza muri CapCut ufate video yawe washutinze imeze gutya, noneho uraza uyishyire muri CapCut, ubundi dukomeze urebe ukuntu nawe wabyikorera ukoresheje telefone yawe. Ukoresheje telefone yawe urabasha nawe kuba wabyikorera. Witegereze ukuntu nabishutinze, nawe uraza kubasha kuba wakwikorera maji. Urabona nabanje ndaza ndashutinga, shyiraho nuze ku kirahure. Uri kubona ko naje ndategereza, ubundi ndangije nkuraho, ubundi fata amazi. Urahita uyibona, fata amazi ngasukamo. Ni ukuvuga ngo turaza ahangaha, urabona ko ahangaha biri kugenda gakeya, ariko urabona ko biragaragara cyane. Reka noneho dukomeze tuyeditinge dukoresheje CapCut. Noneho turahita tuza ahangaha, hano hano, reka turebe. Ahangaha urutoki ndukuyeho hano. Noneho mpite nza nkanda hano kuri Spirit, ubundi tuyikatemo kabiri. Duhite tuza ahangaha, tuze ahangaha hano neza. Hano natangiye gusukamo amazi. Tujye dukanda hano kuri Spirit, tuyikatemo kabiri. Duhita tuza hano kwa kano karimo hagati, duhita tugakandaho, duhita tugasiba kubera ko ntago tugakeneye. Noneho iyi ngiyi turahita tuza dukande kuri iyi video yacu ya kabiri. Duhita tumanuka hasi, hano handitse overlay, irahita ijya munsi y'iyi ngiyi. Urabona ko yahise ijya munsi. Turahita tuza tuyidaraginge, tuyizane, tuyireshyeshye n'iyi ngiyi yo hejuru. Noneho nitwamara ko yifata gutya, turaza ahangaha hano turebe za video zacu niba zimeze neza koko. Turahita tuza dukanda hano kuri iyi ya kabiri. Nitwamara gukanda hano kuri iyi ya kabiri, duhite tuza scrolling hano hasi, dushakemo ahanditse mask. Hano handitse mask, turahita tuza hano handitse horizontal, duhita dukirikaho. Noneho turahita dufata ahangaha hano hejuru, akangaka urakabona turahita tugahindukize neza uku nguku. Turahita tugacuramisha, duhita turakazana tudaraginge, inuze daraginge. Turahita tudaraginga ahangaha hano kuri ya video yacu. Mask arivuyemo. Turahita tuza ahangaha hano turahita tuza ahangaha tukazamure akangaka, tukareshyeshya hano neza n'aho amazi agarukira. Noneho urabona ko tukaringanize neza ku buryo kageramwo 180.
hano mu 180 neza nibwo kaba kagize, nibwo kaba karinganiye neza fresh. Noneho tuhite tuza dusubire inyuma. Nitwamara kwisubirira inyuma turahita tuza ahangaha, tuhite tuza ahangaha, ubundi tugire ahangaha. Noneho tuhite tuza turebe dukoreho hano kuri akaboro, duhite tureba ibyakoze. Urabona ko ntabwo byajemo neza, ariko reka nkwereke ukuntu bihita biza bikajyana neza. Noneho reka duhite tuza hano kuri iya kabiri, duhite tuza scrolling tuyizane ahangaha neza, hano neza nashyiriyeho urutoki, hano nashyiriyeho urutoki ahangaha. Urabona, reka tukandi hano turebe ko bijyanye. Urabona ko birajyanye neza cyane, nuko nguko. Urabona ko biragaragara ko nagize gute, naje nkoraho, nkozeho, noneho amazi ajyamo. Nuko nguko bikorera amaji hano rwose, urahita ubibona neza. Ni ukuvuga ngo noneho rero ukuntu uhita ufata video yawe, uraza nyine uhite ukata ahangaha biringanire neza neza. Ahangaha ukande kuri spirit, akangaha ko gasibe bako nawe kaza kuba gakenewe. Noneho urahita uzanga hejuru uyivane muri CapCut kugira ngo ivemo imeze neza. Uraza hano kuri aka ko hejuru akangaka, ubundi ukavane kuri 720 ukajyane ku 1080, ubundi uhita ukanda ahangaha hano handitse expert. Ubwo urahita igira, urabona ko bahise bamamaza kugira ngo bashe kugira no gutegereza kugira ngo bakwemerere kuhita uyivana muri CapCut. Urategereza amasegonda 12 kugira ngo ubashe kuba wavanamo bino bari kwamamaza, ubundi uhite ukanda hano kuri export. Urukumva exporting hano, urahita yidownloadinga ite ibasha kuba yava muri CapCut, ubundi uhite ukora video yawe neza cyane. Sawa, murakoze kubana natwe hano kuri MK Hero Show. Ukomeze ukore kuri subscribe aho hasi, ukande no kukazogera kugira ngo tujye tubasha kuba twakugezaho video uhite uyibona mu ba mbere. Sawa, mugire ibihe byiza.